Murakaza neza kumenya ICTV muri kumwe na Francis wifuza ishyano hirwe. Tubanje kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mugubwe neza, muhaye muronke abagiye mu kazi, abari mu tuntu dutandukanye, ikaze kumenya ICTV. Muri kumwe rero na Francis wifuza ishyano hirwe. Mujye mukora byose mukomeze mugubwe neza. Akanya rero tugiye kureba hamwe n'abantu bakunda gukoresha system y'ikoranabuhanga mu burezi yitwa SDMS. Uburyo harimo igikorwa cyo kwimura abana bava mu mwaka ushize bajya mu wundi mwaka w'amashuri 2024-2025. Reka turebe rero ikosa utazakora kugira ngo rikurinde ko uzakora duplication, amashuri yawe duplicating akajyazamo bikazaguteza ikibazo no muri kamisi bikayigiraho ingaruka. Reka turebe ibintu ugomba kwirinda rero. Icyo tugiye kureba hamwe ni uburyo wakwirinda ayo makosa kugira ngo utazongera gukora amakosa ugasanga muri mwaka gukopiya biguteje ikibazo. Byagiye bibaho bikagaragaza ko amashuri amwe bayakreatinga akagenda azamo inshuro ebyiri kandi amwe akaza harimo ubusanda akaza bikakunanira bigatuma guteza ikibazo. Reka turebe ko wabyirinda rero. Kugira ngo byirinde uraca muri izi nzira. Fungura browser yawe, winjira muri system yawe ya SDMS usanzwe ukoreramo. Umara kwinjira muri system ya SDMS, wilogging in, birumvikana wilogging in ukoresha konti yawe. Nurangiza kwiloginga in, urinjiramo bisanzwe uko usanzwe winjiramo, sending code. Nurangiza winjiremo ubone code kuri SMS. Iyo code kuri SMS nganyitegenezeho iraje 90 nshyiraho na typingemo code bamaye ko verifya. Nindangiza ngiye submit, nimero kwinjira muri system yanjye. Ubwo code maze kwinjiramo neza, ngiye kureba noneho ko dukeretinga ibyumba kugira ngo ubikopiye. Hari ikosa ryagiye ribaho mbere tukajya dukora the previous yenda kugira ngo yohereze akazi, ariko iki kintu cyaje kugaragara ko giteza ikibazo. Muri ane academic 2024-2025 mfitemo nta kintu kimwe kirimo, nta banyeshuri, nta classe, nta infrastructure. Rero kugira ngo ujye muri uyu mwaka ukeretingemo urinjira muri uyu mwaka, rero ko ari umwaka w'amashuri 2024-2025 winjiremo. Nurangize muri infrastructure, umara kwinjira muri infrastructure ujye muri school building. Ubwo ikintu cya mbere ugomba kugira uyo wamaze kudelibera ujya gukeretinga ibyumba n'amashuri, nibyo bikurikiraho. Reka rero dukora urugero dukeretinga. Turazana kuri school building, niturangiza tuze hano hari uburyo bubiri. Uburyo copy from the last year, ni ibyo nkopia mu mwaka ushize. Mu mwaka ushize rero wagiye ugaragaramo ibibazo mu mwaka wa 2023-2024, wakora copy ugasanga ubu nibeshye ngakora copy from the last year, naba ngiye guteza ibibazo mu 2024-2025, ibyo byazajya bikora duplication. Niyo mpamvu akakana mugomba kukwirinda gukora copy from the last year, aho ukongera creatinga bishyashya, we add create new room. Ngo creating ibyumba no gukeretinga ama classes room, ukeretinga n'ama classes. Ukwanga atandukanye gukora icyo bita add, ni add new. Ndahita nsetingamo icyumba kwibonera kisi. Room type ni iki, nyite ko ari classrooms. Nindangiza nkitemo icyo ni kizaba gikoreshwa iki, ni classroom. Nimara ko yita classroom nyite izina, for example senior 1 izaba irimo umubare w'intebe zirimo, amadesk arimo vuga ko ari 25. Umubare w'amatebo arimo ni 1. Icyubakishije iki, room wall materials, cyubakishije amatafari, cyubakishije iki, ndishyireho ko ari amatafari ahiye. Nimara kuyashyiramo state gifite izo nkuta zifite iki, ni nzima, ni iki ukurikijeho ikigo cyacyubatse cyangwa amashuri ufite uko ameze, ni what and standard ni good.
usettinga bino byose ku byumba uzaba ufitemo. Room materials ni ukuvuga ngo gisakaje iki, igisenge cyaje cyangwa se gisakaje iki, ni amastafa, ni fibrosima, ni amategura, na amabati. Kirimo uhitemo icyo bisakaje. Ubwoko bw'iyo nuza bw'amabati ari muri standard uzishyireho, niba gishaje byandikeho ko ashaje ari bad cyangwa nimba ari good bishyireho. Standard icyo cyumba gifite kangahe kuri kangahe, uvuga ati ni munsi ya standard ingero ngenderwaho cyangwa ingero ni 7 metero 9 n'icyo cyumba gikurikije standard. Werekana aho giherereye, kiri imbere mu kigo cyangwa kiri inyuma, ubyandikeho ni mu kigo. Noneho wanikeneho cyubatse, mwacyubatse mukoresheje iki, mwahaye inkunga nande, wandika yandikeho. Andika for example ni government, niyo yadufashije kucyubaka, ubivuge byose. Iki ni icyumba igihe cyabaye created, build date igihe cyubakiwe, ubihitemo itariki runaka, ubyandikemo itariki n'umwaka, ubihitemo hano kugira ngo bigaragare igihe cyubakiwe. Igihe cyubakiwe tuvuge ko ni hagati y'ibihumbi 2023. Igihe cyubakiwe no system settingamo, turangiza ngire save. Unaona ko icya cyumba cyahita kizaho rwose, ngiki cyahita kiza hano ku ruhande. Shatse nta kiditinga cyangwa na gisiba. Iki cyumba rero ni cyumba dukeretinze nicyo cy'abanyeshuri. Kugira ngo dushyire abanyeshuri, uraza maze ubumanza kugikeretinga, uzana ku rutonde urebe ko cyagiye ku rutonde. Icyumba tuye ko cyagiyeho. Ngo ibi nibyo byose ubona ko hagiyemo tuto classroom n'imwe ngiyi tubibanza kwishyiramo. Iyo nibe cyangwa kora hara kuri hano hirya ngakora copy from the last year, byari gutabimbana bibi. Ushobora kujya muri kamisi kuko imyirondoro yayikora muri hano muri system SDMS yajyana muri kamisi, ngazasanga byari duplicatinze byabaye byinshi cyane. Niba ufite ibyumba 20 ngasanga byabaye 40, gutyo yawe na kimwe nyuma y'igihe bikasanga byabaye 60. Ibi bintu rero kugira ngo byirinde no gukeretinga bushyashya kimwe kuri kimwe bikemera kukuvuna, ariko ukabikora neza kugira ngo bitazateza ikibazo mu bizindi data zawe, ukazasanga zisibahuye n'ikibazo. Wirinde gukopiya. Utumaze gukeretinga classroom, tugiye gukeretinga class. Gukeretinga class uzana muri academic, uzana muri academic, ukaza kuri school settings, ukaza no classes. Umara kuza kuri classes, ukaza naho ukirinda gukora copy from the last year kuko ifite ibibazo. Last year bwo ni 2023 2024, ukabyirinda kugira ngo uzirinde za duplication. Ukaza naho ugakeretinga, ukaza kuri add new, ugakeretinga noneho class ni uguhitamo school level ni ordinary level, ugahitamo kwa senior 1 kwa keretinze senior 1, barangiza tugahitamo ordinary level, barangiza ugahitamo select class, ugahitubona indi ya classroom kwashyize kuko cyumba kiri muri ya class muri senior 1A, ugahita izina nayo senior 1A, na hano washaka gushyiraho cyangwa ntubishyireho senior 1A, warangiza ukagira save, ukawukeretinze classes and class. Tubona ko class irimo size nta banyeshuri turashyiramo ariko yabaye created rwose. Ubu ni bwo buryo bwize bwo gukora amadata, ukagenda ukeretinga ibyumba uzaba ufite byose, ukabibanza ukabisetinga byose neza. Niyo mpamvu uzahita ubona ko amashuri, icyumba n'ishuri bamaze kubikeretinga. Ni uburyo bikorwamo bwizewe amashuri yawe yose kugira ngo wirinde za duplication zizazamo nyuma ntizizakubaho. Murakoze, murakarama, mukomeze mukubwa neza, mukora share, like, comment kuri Ubumenyi ICT TV. Tugendana umunsi ku munsi, kora subscribe cyangwa sabone kugira ngo tugende umunsi ku munsi ugende ibunguka ibiganiro by'ikoranabuhanga kuri ICT Ubumenyi ICT. ICT irayoboye, gendana natwe mu isi y'ikoranabuhanga.